ndabashuhuje mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi mbifurije umugisha w'Imana. Muri kumwe na Pastor Claude Bimenyimana. Ndagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana dusenge. Mana, tugushimiye ko udukunda kandi tugushimiye ko tugiye gusangira n'abakunzi b'ijambo ryawe, gusangira ibyanditswe byera. Ndabasengeye nanjye nisengera kugira ngo imbaraga zawe, ubwiza bw'Imana yahishurirwa rivuye mu ijuru ibane natwe, kandi uduhe imbaraga, kandi ijambo ryawe waravuze ngo ntabwo rizagenda ubusa. Rihe umugisha umuntu wese uryumvise, kandi umuntu wese urikunda, rimwubake rimukomeze ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere umurongo wa 45. Ndagira ngo tuhasome amagambo avuga ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Dusomye amagambo avuga ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo twongere dusome andi magambo ari mu gitabo cyo kubara, igice cya 14 umurongo w'8 ndetse n'uw'9. Handitswe amagambo avuga ngo, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Umurongo w'9 akavuga ngo, icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Muri aya magambo rero ndagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo, ibintu byashoboje Yosuwa na Kalebu kugera i Kanani. Izi nkuru turazizi, abantu benshi barazizi. Abisirayeli bavuye mu gihugu cy'Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, igihugu Imana yari yasezeranije Aburahamu, Isaka na Yakobo ko icyo gihugu bazakibamo. Imana yarabibabwiye, imaze kubibabwira, igihe kiragera bajya mu gihugu cya Egiputa. Izi nkuru murazizi, ni inkuru zivuga ku Bisirayeli. Ndavuga ari amagambo yo mu kubara bice 14, ni inkuru zivuga ku Bisirayeli. Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa bari bamazemo imyaka 430. Igihe kiragera Imana ibakura mu gihugu cya Egiputa ibajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva ibice 3 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 12. Hatubwira uburyo Imana yiyeretse Mose, iramubwira ngo yumvise kubabara k'ubwoko bwa Isirayeli kandi imanuye no kubakiza ibajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana rero yarahabakuye nyuma y'ibitangaza byinshi Imana yakoze, ibitangaza 10 yakoreye mu gihugu cya Egiputa, ibikoreye kwa Farao wangaga ko Abisirayeli bahaguruka ngo bajye mu gihugu cy'amasezerano. Imana yaje kubakurayo ibajyana mu gihugu cy'i Kanani. Abantu bageze i Kanani, mu bahagurutse bavuye mu Egiputa hagezeyo abantu bakuru, Yosuwa na Kalebu. Turaza kureba rero aba bantu bagezeyo ni irihe banga ryabashoboje kugerayo. Bafite ibanga barushaga abandi, bari bafite icyo barusha abandi, kubera ko ntabwo Imana yabajyanyeyo gusa ngo ihitemo Yosuwa na Kalebu gusa, ahubwo hari ibyo yari yababonyemo barushaga abandi. Icyambere nuko bari bafite ikintu cyitwa kwizera iby'Imana yavuze. Kubera iki? Imana ibwira Mose, ibwira n'Abisirayeli. Iyo usomye mu bice 3 nahavuze uhereye ku murongo wa 7, ni Imana yabwiye Mose ngo, mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu gihugu cya Egiputa, manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ivuga ubwoko bwari butuye muri icyo gihugu. Imana iravuga ngo, ndamanutse. Ahangaha twasomye muri Luka igice cya 45 haravuga ngo, hahirwa umuntu wizeye ibyo yabwiwe n'umwami Imana. Yosuwa na Kalebu bari mu bantu bumvise ngo Imana iduhaye igihugu. Ibyo gusa baravuga ngo irakiduhaye uko byagenda kose, kubera ko Imana iyo ikintu yakivuze ubwacyo iba yakiremye, kubera ko iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Ikintu bari bafite rero gikomeye, ibanga rya mbere, bizeraga ko ibyo Imana yavuze no kubikora izagira gute, izabikora. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Abantu ubundi dusabwa kwizera imvugo y'Imana. Imana yabwiye abantu bose. Mu bintu byantangaje muri iki gice cya 3 cyangwa se muri urugendo rw'Abisirayeli, Imana ivuga ko ibahaye igihugu yari ibabwiye bose. Imana ishobora kubwira abantu bose. Reka mbaho urugero. Imana yasezeranije abantu bose kubajyana mu ijuru,
abantu bose buriya bashatse kujya mu ijuru bakwirwayo. Nta myanya, ntabwo ijuru rifite ikibazo cy'imyanya. Imana Bibiliya avuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3:16 havuga ko Imana yakunze abantu bose, ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Wakwibaza ngo kuki bamwe bazarimbuka abandi bakajya mu ijuru, biraterwa n'iki? Abizeye iby'Imana yabakoreye, abo ngabo bafite amahirwe yo kuzajyayo, ariko abanze kubyizera ntabwo bazajyayo. Imana ishobora kubwira abantu bose icyarimwe, ariko bamwe kwizera kukabashyira iburyo, abandi kutizera kukabashyira ibumoso, ugasanga babayemo ibice bibiri, kandi Imana yari yavuze ishaka ko abantu bose bagenda. Aha rero Yosuwa na Kalebu bari bazi ko iby'Imana ivuze, dupfa kuba Imana itubwiye ko izaduha igihugu cy'i Kanani. Igihugu cy'i Kanani ni icyacu, barabyizera. Ndashaka kubwira ko iyo wizeye, Bibiliya igushyira mu cyiciro cy'abanyamahirwe gusa. Hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Umuntu ashobora kubwirwa ibintu ntabyizere kandi bibabaza Imana. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, hari umugabo witwa Zekariya n'umugore witwa Elizabeth. N'abantu bari abantu b'Imana beza bakunda Imana. Umurongo wa 5 bavuga ngo bari inyangamugayo, bagendera mu mategeko n'imihango by'Umwami Imana, ari inyangamugayo. Ariko marayika Gaburiyeli yigeze araza aramubwira ati, Zekariya witinya, ibyo wasabye byarumviswe, umugore wawe Elizabeth agiye kuzakubyarira umwana. Zekariya abwira marayika, aravuga ngo ndashaje n'umugore wanjye arakuze, birashoboka bite? Noneho marayika Gaburiyeli avuga ngo ndi Gaburiyeli, natumwe n'Imana, mvuye imbere y'Imana, yabimbwiye ibyo bintu bizaba. Uriya musaza aravuga ngo ntabwo bizaba, umugore wanjye arashaje, nanjye ndashaje, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Wowe urimo uravuga utazi umugore wanjye uko ameze. Marayika aramubwira ngo ndi Gaburiyeli utumwa n'Imana. Byarangiye Gaburiyeli amufunze umunwa, ngo yahise amufunga umunwa, aravuga ati ibyo bintu byo kutizera, byo uvuga ko bidashoboka, ngo uhereye uwo munsi ntabwo yongeye kuvuga, kuko mu ijuru bari babonye ko ashobora no kuzaroga n'umugore. Kurumva yari matamba atambira Imana, ntabwo yari kumwe n'umugore we. Urumva yari kugenda akabwira akanamuca n'intege, ariko mu ijuru bafunga umunwa w'umusaza, ajya mu rugo atavuga, cyokora ngo umugore arasama. Ndashaka kubabwira ngo iki? Imana ishobora kukubwira ibintu kumva ntabwo bishoboka, ariko ibyo wumva bidashoboka n'iby'Imana ivuga, n'iby'Imana ikora. Imana irababwira rero ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki, barabyizera. Mwene data, jya wizera Imana kuruta ibindi byose. Ibindi ubiyirekere, Imana ibifite gahunda zayo, kandi Imana ishobora byose. Usomye Itangiriro mu gice cya 17, Imana yabwiye Aburahamu, yari afite imyaka 99. Biravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99 ashaje. Imana iramubwira ngo ni Imana ishobora byose, jya ugendera imbere yanjye kandi utungane, nanjye ndasezerana nawe isezerano nzakugwiza. Aha ngaha Imana yamwiyeretse mu izina ryitwa El Shaddai, Imana ishobora byose. El Shaddai bivuze ngo Imana ishobora byose. Aha ngaha Aburahamu yari ageze mu myaka 99. Sara nawe yamurushaga imyaka 10, ubundi Aburahamu yarushaga Sara imyaka 10. Nawe yari afite imyaka, urumva yari afite 89 ngira ngo aho ngaho. Urumva nawe yari ageze mu gihe gikomeye cyane, kubyara bitazashoboka. Ariko hahirwa uwizeye iby'Umwami Imana ivuze. Imana nizajya ivuga, jya wizera ubundi uyitegereze. Icyo rero Yosuwa na Kalebu bari bagifite. Cya kabiri, bari bazi ko icyo Imana yavuze cyishakira inzira. Yisomye mu gitabo cyo Kuva no Kubara, Imana yagiye ibacisha ahantu hakomeye, abandi bagasakuza bakavuza induru, ariko aba bagabo bakavuga ngo Imana ntimuyigomere, Imana niba iri mu ruhande rwacu, ibyo mubona bikomeye tuzabirya nk'imitsima. Bari bazi ngo Imana iyo yaguhamagaye ntabwo ari wowe urwana, niyo ikurwanirira. Nusoma igitabo cyo Kuva ibice 14 uhereye ku murongo w'10, Abisirayeli bari mu rugendo bagenda, Imana yemeye ko ngo banyura ahantu ku nyanja itukura. Abisirayeli ngo bahita bahageze bararuhuka. Imana niko yari yababwiye, ibwira Mose uhereye ku murongo wa mbere w'icyo gice, iramubwira ngo ngiye kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo. Abisirayeli nta makuru bari bafite mu by'ukuri, ariko Mose Imana yari yayamuhaye, ndetse na Yosuwa, kuko Yosuwa yabanaga na Mose. Bari abantu bakunda kwegera Imana cyane, ndetse n'uyu Kalebu yari umuntu ukunda kwizera. Abisirayeli ngo bagiye bubuye amaso babona ingabo ziraje za Farawo. Ingabo zose Abisirayeli ngo bavuza induru,
ngo bumva bibarangiriyeho babwira Mose bati se ntamba zari ziri mu gihugu cya Egiputa kuza kutwicira mu butayu. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo Mose atakira Imana aramubwira ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ngo aba bagabo bitwa Yosuwa na Kalebu bari mu bari bazi ko Imana yishakira inzira aho byaca hariho hose. Imana yishakira inzira. Iki ni ikintu cy'ingenzi ku bantu bizera Imana. Ubundi niba wizera Imana bireke ifate vora itware aho ishaka ihakunyuze, kubera ko Imana yishakira inzira kandi yo ntabwo ica muri kaburimbo, ntabwo ica mu nzira ziharuye. Imana ishobora kugucisha no ku musozi, Imana ishobora no kugucisha mu mahwa, Imana ishobora kugucisha no mu muriro, Imana ishobora kugucisha no mu mugezi. Imana ipfa kuba ariyo ifite vora. Bari bazi ngo niba ari Imana, kuko Imana barayibonaga, babonaga inkingi y'igicu bari imbere, bakavuga ngo nubwo turi kumwe n'iyi nkingi ibindi ntibitureba. Imana rero ikabanyuza mu nyanja. Ubundi Imana inyuza abantu aho ishaka, kubera ko ngo byari byoroshye ko Imana yabanyuza mu nzira y'ubusamo bakagera mu gihugu cy'i Kanani mu minsi mike. Kuva mu gihugu cya Egiputa, kuva muri Egypte kugira muri Isirayeli ni ahantu horoshye, utagenda iminsi, ni ahantu horoshye cyane, n'ibihugu byegeranye. Ariko Imana ngo ibanyuza aho ishaka. Mu bintu Imana ikunda ni ugukora ibyo ishaka, ni ugukora ibyo ishaka. Yosuwa na Kalebu bari bazi ngo icyo Imana yavuze kizishakira inzira. Bageze hafi mu gihugu cy'i Kanani, ngo Mose yafashe, Imana aramubwira ngo fata abagabo ubatoranye bagende barebe igihugu nabahaye babone ko ntabeshye. Barobanura abantu 12 bangana n'imiryango ya Isirayeli. Mu barobanuwe rero hagendamo Yosuwa na Kalebu n'indi miryango 10. Abantu ngo bari abayobozi b'abantu. Bagezeyo ngo babona abagabo b'i Kanani bakomeye cyane, ngo bamwe bakajya bavuga bati ababo bazaduhitana. Ariko Yosuwa na Kalebu bababona bakavuga bati Imana yacu ni Imana byonyine kuba tugezeyo, kuba iduhaye amahirwe yo kugera muri cya gihugu tutari tuzi, ikaba itwinjijeyo ubwabyo biduhaye amahirwe, ni ikimenyetso gifatika yuko tuzanagitaha. Kuba ngo barabonye ibigabo binini byari bihari ntabwo bigeze bakurwa umutima, ngo bo babonye Imana iruta abo bagabo b'Abanyakanani. Bazanye raporo, abo bagabo 10 nibo bavuze mbere. Burya abanyabwoba bavuga mbere, kubera ko baba bafite ubwoba nyine, baba bavugishwa. Noneho ngo babwira Yosuwa, babwira Mose, baramubwira bati igihugu cyo ni cyiza. Imana ntiyibeshye mu by'ukuri kuduhitiramo kiriya gihugu. Ni cyiza, kirera, kirimo imigezi, kirimo amazi meza, kirimo ibiti byiza, kirimo imbuto, kirimo ibyangombwa byose. Mu by'ukuri yari yaduhitiyemo. Ariko ikintu yaba yarebye nabi ni abagabo bagituye, nta wakibambura. Ni igihugu gikomeye kirimo abagabo bakomeye, abagabo banini. Ngo bajyaga mu bwoba bwabo ngo babipimagaho, ngo umugabo umwe akabipima akabati giwe ndabona nduruziki fashe nipimiye ku mugabo w'i Kanani, ngo bakabona ari inzige. Baranabeshya, babeshya Mose ngo nabo batubonaga turi inzige. Kibaza ese barafotoye babaha uko bababona, bazana ripoti iturutse mu Banyakanani. Nubwoba ni shitani yari yabatashye, ngo niko batubonaga. Cyari ikinyoma gikomeye. Hanyuma ngo batera abantu ubwo. Buriya inkuru iyobya abantu bayumva vuba. Inkuru ivuga ngo nta kigenda n'ibishoboka. Satani iyo yinjije mu mitima abantu bayakira vuba. Ngo abantu bose baravuga bati ni ukuri ntabwo bishoboka. Bati mwabonye ari ibigabo binini, gusa se birenze. None se ntabwo tuzabitsinda, gusa se tubitsinda se ahubwo wowe waba uri urushishi ukarwana n'umuntu w'umugabo bazaturi batabatumara. Noneho uriya Yosuwa na Kalebu Bibiliya itwereka ko ngo abantu bose bahise bikubita imbere ya Mose na Aroni, baravuga bati ngo hahita havumbuka abandi bahungu babi. Baravuga ati mwaretse tukishakira udusubiza mu gihugu cya Egiputa. Buriya nabo baba bahari. Hari abantu bananirwa kurwana bajya imbere ahubwo kujya inyuma bakabishobora. Ugasanga kurwana baca abandi intege barabishobora, kurwana bakura abantu mu byizerwa barabishobora, ariko kurwana bagera ku nsinzi y'Imana bikabananira. Noneho ngo bahita bafata icyemezo. Naribajije ngo mbese iyo Mose abemerera n'Imana ikabemerera ubutse ko bitari gushoboka, ese bari kubona ubasubizayo? Nabonye mu by'ukuri bari bahari bashobora bazi kurwana urwo gusubira inyuma. Burya baba bahari. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki? Yosuwa na Kalebu baravuga ngo ibyo bavuze nibyo, Abanyakanani barakomeye,
ariko hari icyo batavuze. Imana nibitwishimira tuzabarya nk'imitsima, mwe kugira ubwoba, Imana izatugabiza abanyakanani. Mu kintu cyambabaje, Yosuwa na Kalebu bari mu bantu bageze mu gihugu cy'Ikanani, uburyo barwanye ntabwo bigeze bashyiraho igipfunsi cyangwa umugeri cyangwa ngo barwanishe imbunda cyangwa iki. Barabirebaga bikikubita hasi. Bazengurutse inshuro 7 ngo bareba Yeriko, wari umujyi ukomeye kandi urinzwe mu buryo bwa gisirikare. Abantu b'Iyeriko bari bakomeye, ari abahanga barwana kandi baranubatse ibikuta biremereye, ariko ntibigeze barwana. Urumva babagabo batizera bo bari bazi ko bazarwana, kumbe Imana yo ifite inzira zayo izarwanamo. Abantu rero usanga bashyira mu bwenge bakabura ibisubizo, ariko ibyo bisubizo ubura, Imana ifite inzira yo kurwana. Imana ifite inzira y'ibisubizo udashobora gutekereza. Icyantangaje rero, barizwaga n'ubusa mu by'ukuri. Ahubwo iyo babaza Imana bati tuzarwana gute, kureba gusa, kureba ngo mujye mubireba ubundi muzenguruke gahoro mubisuzugure, ku munsi wa 7 bizikubita hasi. Ntabwo Yosuwa yigeze arwana na Kalebu, bemereye Imana uko yababwiye uko bagomba kurwana niko barwanye, birangira batsinze. Aha rero bari bazi ko icyo Imana yavuze cyishakira inzira. Cya gatatu, bari bazi kurinda ubuhamya bwabo. Nusoma mu bice 14 umurongo wa 6, Kalebu yabwiye Yosuwa amubwira ko iby'Imana yavuganye nawe ari Kadeshi y'Iberunaya aracyabirinze. Aravuga ngo nari mfite imyaka 40 none nshyikije imyaka 85. Uko nari imeze kirya gihe tukiri mu butayu n'uyu munsi niko ndi. Rero ndashaka kwinjira muri gakondo yanjye. Ndashaka kubwira ko iryo ni ibanga rikomeye. Jya urinda ubuhamya bwawe, Imana izakugeza mu gihugu cy'amasezerano. Nurinda ubuhamya bwawe, ushobora kuba uri umukobwa waca mu butayu ukananirwa kurinda ubuhamya, wazagera no mu gihugu cy'Ikanani ukabura ishimwe. Ukabura uko uhagarara ngo uganire n'abantu bagura uti mu by'ukuri Imana yabanye nanjye. Ariko bo bari bazi kurinda ubuhamya. Kalebu aravuga ngo iyo myaka kuva i Kadeshi kugera mu gihugu cy'Ikanani, i Heburoni yanjye ndayishaka kuko ndacyafite imbaraga nari mfite kirya gihe. Bene data, ntuzajya uca mu bihe bikomeye, jya urinda ubuhamya. Icyanyuma cya 4, bari bazi kwifatanya n'abantu beza. Muri uru rugendo abantu beza jya ugendana nabo bazagukomeza. Uyu nguyu Yosuwa yari inshuti ya Mose cyane, ndetse na Kalebu bari abantu bifatanya na ekipe nziza, bagiraga ekipe nziza, bagiraga timu nziza bakorana bagendana nayo. Mose ngo Yosuwa yari yaruzuye umwuka wari uri muri Mose, ndetse n'uyu Kalebu yari afite umwuka wera, umwuka w'Imana kandi umwuka mwiza. Ariko bagiraga n'abandi bantu bari kumwe bitwa ba Aroni n'abitwa ba Huri, abantu bazi gufatana mu nda bagafatana urunana kugira ngo barwane intambara z'Uwiteka. Mwene data, mu bintu bishobora gutuma unesha uzagera mu gihugu cy'amasezerano, nukureba inshuti, nukureba abantu mugendana muri iyi nzira yo kwizera. Hari wakugusha uramutse utabaye maso. Rero abantu benshi bagushwa no kugendera mu gikundi, mu kigare, ugasanga ikigare kirimo kiragenda gisubiza abantu inyuma. Rero ujye ureba abantu, kwiye kureba umuntu, ubundi ujye ureba umuntu ukurusha, ufite icyo kurusha mu by'umwuka, mu b'inshuti mugendane kugira ngo muzagerane mu gihugu cy'amasezerano amahoro. Ariko nugendera mu gikundi cy'abacika intege, bavuga ngo nta bintu bigishoboka, nta muntu ugikizwa ngo akizwe mu gihe cyose, uzananirwa vuba kandi ntabwo uzagera mu gihugu cy'amasezerano. Ndagira ngo dusenge. Imana yaramanutse iravuga ngo uretse Yosuwa na Kalebu abandi bose ntibazagerayo. Ndakwifuriza guhamirizwa n'Imana muri ibi bihe bikomeye turimo ducamo. Niba uri umusore, Imana iguhamirize. Niba uri umugabo, Imana iguhamirize. Niba uri umugore, Imana igutangira ubuhamya. Niba uri umukobwa, Imana igutangira ubuhamya. Iryo ni ibanga rikomeye ryashoboje bariya abakozi b'Imana barangiza urugendo. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze rero ngo ni igicu cy'abahamya batambutse. Ngubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya mu bice 12 ngo twiyamure ikintu cyose turemerera ngo tubone uko dusiganwa dutumbiriye Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi ugusohoza yihanganiye umusaraba kubwo ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicare buryo bw'intebe y'Imana. Rero tumbira Yesu washoboje bari abantu akabaha ibanga, nawe yiteguye kugushoboza, kuko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4:13 aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa
imbaraga. Dufite uwo tugomba kugendana nawe uruta Mose, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Kandi mu Baheburayo 13:8 aravuga ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi nikazahora iteka ryose. Numwizera ntabwo ajya ahinduka, kandi abamwiringira ntibajya bananirwa. Reka tugusengere kandi dusengere n'abera mu rugendo mukomeze, nubwo ubutayi bukomeje, ariko ibanga ryo kugera i Kanani turarizi, ni ukwizera iby'Imana yavuze, ni ukwemera ko iby'Imana yavuze byishakira inzira, ni ukwifatanya n'abeza, ikindi ni ukurinda ubuhamya bwacu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuko uko wari uri ejo n'uyu munsi witeguye gufasha abantu bawe, kandi n'abejo n'abazaza ejo uzabashoboza, uzabafasha, kuko uri Imana idakoze isoni abayiringira. Turagushimiye ko wafashije bari abakozi bawe, kandi turagushimiye ko batakiriho, ari twe turiho ubu ngubu. Kandi nk'uko wabanaga nabo, niko wabwiye umugaragu wa Yosuwa, waramubwiye ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, kandi komera ushikame, kuko uzagera mu gihugu cy'amasezerano. Habwa icyubahiro, kandi uyu muntu wumvise ubutumwa bwiza umwubake, umuhe kuzagera mu gihugu cy'amasezerano amahoro, kubwa Yesu Kristo tubyambaje, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.